nibaza ndi kuno umutsi navuye hamwe nasize nawe mbwiye none ubu ndi hehe ko nduzi bidasanzwe ku ipantaro n'ijipo mbona ari bimwe byose mwebwe nimunyumvire namwe ariko siyisi njyewe ubundi nakuze nubaha ababyeyi ahazaza hanjye numva nsaba padre reka ubu n'agatabi inzoga n'ibindi byinshi bya mpindura mu mutwe nkabipanji reka ubu n'agatabi inzoga n'ibindi byinshi bya mpindura mu mutwe nkabipanji mashini y'Imana agiye mashini nakoze inzira ndende ku muhigi w'umuhanga kunkomeje kuba mu nzitane ntakiri umuhiga none ubundi ko nduzi bidasanzwe ubundi yaravuze ati mva mwana wanjye hamwe utuze nubwo isi ari danje sinamwumvise naramunaniye nishingiye kundi ibitekerezo bye mba ndabigaye ni akanyabugabo njya mu kondo kanjye akazi hafi ya nako ndi reparateri mu gitondo amasiri batujya n'umuhanzi nanjye ngenda mbyimbye amatuza ndi umuhanzi ese byaba bimaze iki kwitwa umusitare ngenda nk'ubibisi mu muhanda nta n'igare ubuzima bw'umuziki nabwo ni danje ushaka gukora ibirenze kashi ntuzibone kubona amanaje ugufasha ni amahirwe niba ukunda umuziki reka nkubwire ndabizi ko inzira ari ndende ku muhigi w'umuhanga kunkomeje kuba mu nzitane ntakiri umuhiga none ubundi ko nduzi bidasanzwe ubundi ari byo bituma duhangayika kubw'ubuzima bisaba kwimenyera ibyawe ugucira iruhande ntacyo yakumarira nibyo bizima nakuze bose banyita umuhanga kuri ubu nibo bamvuga vibaya baturiya yigize ikirara nimumureke bizamucanga ndabizi ko inzira ari ndende ku muhigi w'umuhanga kunkomeje kuba mu nzitane ntakiri umuhiga none ubundi ko nduzi bidasanzwe